ntabwo mwigeze mubana n'umugabo oya n'ukwezi ntawe vraiment sinzi ko ari kwahari reka kuva muba mukuze gutyo muri imyaka ubwo ni 32 ubu sibyo kudashaka no kutarambagizwaga utakundwaga nuko wari ufite kondisiyo wenda wagenderagaho zikomeye cyangwa zarimitaga imishakire yawe byagiye biterwa n'iki wenda kugira ngo no mubarukore yamara kumva ko afite sida akaba aciyeho ni byinshi rero ubumwe mu mazi igihe kingana iki mubana n'ubwandu no kuva muri 90 aho nkeka ni 92 muri 92 yewe ubu ni imyaka 30 unatangiye imiti ngupfukama nawe usengera uyu mugabo ni wowe umugabo wawe uwo wari wowe wabwira ari jye wabwira ubwo ngira ngo ni umugabo ujejo cyangwa hirya yejo ntangiye kureba muri message ko hari umuntu wabanyandikiye ubwo rero kugeza ubu ngubu nimba nzagenda nkabaza Paul nimba urumva rero ko hari n'ibintu biza Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye rero n'umutumirwa wacu mu byukuri ni umuntu Imana yanyujije mu bikomeye iramukomeza kugira ngo azabone uko agukomeza ni nayo mpamvu tumuzanye kuri kamera za Iyobokamana TV Joel niwe mwumva kuri microphone naho kuri kamera hari Jafet niwe rero tugiye kubana muri iri vuga butumwa ni munyemerere dutangire twakira uyu mukozi w'Imana mwiriwe neza kandi muraho murakomeye muraho Joel amakuru ni meza wow tubaha ikaze kuyobokamana TV kandi twishimiye cyangwa turyohewe cyane no kubakira murakoze cyane Iyobokamana musanzwe mugikurikira cyangwa muyimenye ko tubatumiye Iyobokamana nayimenye mbere nayimenye mbere yo kukumenya wowe ese n'ubundi niyizwi kurusha nje ariko nibyo mba nifuza n'ubundi mfite nk'imyaka 4 wowe nkuzi nawe Iyobokamana rero urumva kuba imaze nk'iyo myaka yes nibyo ni muri aho ngaho nibyo ndumva ari aho ndayizi rero ndayikurikira ndayikunda mumeze neza rero muri Amerika turaho turashima Imana Abanyamerika bavuga ikinyarwanda turakomeye barabasuhuza Abanyamerika bavuga ikinyarwanda abakongomani bajye bavuga ngo n'abakongomani bavuga ikinyarwanda cyane natwe turi Abanyamerika tuvuga ikinyarwanda okay nibyo ngira ngo birumvikana cyane muratangirana no kwibwira abantu bakurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro kivuga butumwa murakoze nitwa Uwambaza Venansi bakunda kunyita mama parfait niwe twakomeje kuba turi kumwe Imana imuha umugisha aho ari nk'abandi umubyeyi w'abana 4 yes nkaba navutse 1958 tariki 31 ari bonane akaba ariho ubuhamya bwanjye buba buhagaze cyane kubera twavutse ari mu ntambara yatayo muri 58 njya mbyumva mu mateka gutyo twe turi batoya ariko twumva ngo 58 ngo byari bikomeye batoya bafite uruhara nabo nyine turabemera hanyuma ubwo Imana yakijije mu bikomeye koko mama atwite bari baratangiye gutera babarasa cyangwa bazaniye ibintu byo gutwika urumva ugakira aho hantu ugakira wavutse mukirukanka mukajya muri za Kongo naho hari intambara mukagaruka mukajya za Burundi naho hari intambara ibintu nk'ibyo byose mukagenda mubibamwo hanyuma ukajya ukabona ugejeje nk'iki gihe ni ibitangaza Imana iba yarakoze tuje mu bikomeye koko mu bihugu bitandukanye Kongo Burundi Tanzania ntabwo habuze naho
ntabwo warahanyuze tu naho Nubwo- narahabaye warahabaye narahabaye muri Tanzania ahantu Kigoma nahabaye imyaka 7 amaye aho ngaho muri Dar es Salaam nahabaye amezi nk'icyenda hafi umwaka Mwanza narahabaye urumva rero ubu ngiye mu Giswahili nye mpita mba mu Tanzania niko bimeze naratembereye okay nuko rero Tanzania rero ujya muri Amerika yego ciyenge muri Amerika mumaze igihe kingana iki mufite ubwene gihugu bwa Amerika reka wenda ntabwo ari kinini ntabwo ari kinini ni muri 2018 niho nemerewe yego niho narahiye kwa urarahira urarahira ko wemeye kuba umunyamerika urarahira ko winjiye mu banyamerika ukakirwa n'abameya ukakirwa no mu meya w'iyo siri guverineri ukakirwa n'abantu batandukanye nyine bakakwakira ko wabaye umunyamerika bakakufelicita uwo munsi wakwemerera ko ubaye umunyamerika kugira ngo wari umunsi ukomeye kuri wowe uko byagenda kose burya nationalite yo kuba umunyamerika ubwo ni ukuba umuzungu ku ruhu reka uri umuntu wa Amerika no kuri pe iyo Imana yajya imbwira yuko izambuza n'abantu bakomeye none irabisohoje ndi kuganira n'umuntu wa Amerika kuganira n'umunyamerika uvuga ikinyarwanda wambaye kirezi ntamenya ko kera icyo gihe ni umwana w'umukobwa w'inshuti yanjye bon dufashanya nyine mu buzima bwa hariya iyo ufite kugira ngo ukore no kuba ufite ugufasha umwana niwe wamperekeje kubera ko sinari kwijyana ahantu kure gutyo n'imodoka n'umuhungu wanjye ntabwo yamperekeje yaba byitwa ko ari ibintu bikomeye yari kumperekeza tugakora iminsi mikuru tukageza ariko nta n'uwamenye yuko nanabibonye ubanza naraje nyine nkarya n'ibyo nagombaga kurya wambaye kirezi ntamenya ko kera okay ariko ndashima Imana urashima Imana ryari isezerano wari ufite wenda kera iyo wasengaga umaze gukizwa Imana kubwiraga yuko izakujyana mu mahanga ya kure izaguha ubundi bwene gihugu hari ukuntu ibintu bisohora mu barokore tuba tubifite mu masezerano hari icyo wari ubiziho mu isi y'umwuka cyangwa wakoze mu isi isanzwe yego hari umuntu wigeze kumbwira kwanza nta nubwo ari jyewe nari ngiyeyo nari mperekeje unarambwira ngo maze kujya mu bihugu yari umudamu waraguraga kwa sene narokoka hari kera cyane hari nko muri za 82 arambwira ati umaze kugenda ibihugu 4 atusigaje icya 5 ati kandi icyo cya 5 wowe icyo gihe nari maze kugenda ibihugu 3 yego rwari u Rwanda Kameme navukiyemo Kongo n'u Burundi ubwo hari mu Burundi arambwira ati ushigaje ibihugu 2 ati igihugu cya 4 ati nicyo uzatangira kugiramwo amahoro atayamarira yose ukayibagirwa atari ku gihugu cya 5 cyo atuzajya ugendera mu birere noneho nzaba nabaye bisiga ujya 5 uzagendera mu birere atuzajya ugendera mu birere nk'ibintu bisanzwe ati Mana ati akabona nawe ntabikurura ubwo rero maze kwakira agakiza niyo mvuga nkahita mbona ko nakiriye agakizaho ndahita nkira ndahita ndongorwa ndahita ngira icyo wabuze ngo umushonji arotarya ariko umaze kwakira agakiza byabaye nk'ingorane ntoya ariko nta kibazo ndashima Imana ku buryo nigeze guhabwa opportunité yo kujya muri Norvège akaba hari abantu twari turi kumwe bari baramaze kujyayo bakatwohereza amafoto wari umaze kujya muri Kongo muri Bukavu Imana wabuvuga ku mupaka ntugeze ukaba utaragerayo urabona za nzu z'imbaho umuntu yatwohereje ifoto ari imbere y'inzu avuga ngo niyo nzu ye ndavuga nti mu izina rya Yesu jewe ngende muri Norvège ahantu nk'Ibukavu kandi n'ubukonje habamwe ukuntu kwizera bikomeye ndavuga ngo genda ategereza Amerika
ngo genda ategereza Amerika nkitegereza imyaka 5. yego urumva rero ko hari harimo ikintu cyo kwizera. Nkavuga nti uko byagenda kose Imana izambabarira nzagerayo. Numvaga mfite icyizere ko nzagerayo. Yes. Madamu Venance turi kuganira nkuko twabivuze, ni umuntu Imana yanyujije mu bikomeye pe, kuva muri 5 aragenda arakomera. Ubundi ni umumama w'abana 4 nkuko yabivuze, abyara mu nda, no afite umugabo. Ubuhamya bwe turashaka kutwinjiza noneho mu kumenya Venance ninde, niki Imana yamurindiye ikamunyuzaho hose. Ubona ari uwe mugambi Imana yari gufiteho kugira ngo ikunyuze muri ibyo bihugu ugende, none ubu ukaba uri umunyamerika, ukaba uri kuganira n'iyobokamana TV. Wabonaga umugambi w'Imana watumye ikurindira muri ibyo bintu byose wari uwuhe ku buzima bwawe? Ntabwo bigoye yego, ariko biranagoye kubyumva. Kubinyuza nko ku muntu wavutse ku muntu w'impunzi, hanyuma ukaba uri imfura yabo, ugenda nyine bikanga ko wiga, ukagenda ukabura ubuzima nyine bukabura, ukabona hakaba n'igihe ubona yuko ejo hawe ntaho. Ariko nkiri n'umupagani nigeze kugendererwa, nimba ari umumarayika navuga, yari ari ku kagare, narambwira ngo uzakorera Imana, uzarokora abantu benshi. Ubwo kwari ukurota. Yego. Kandi igihe nkiri umuntu nyine unywa inzoga, wirarira amabuwate, nta kibazo. Utarakizwa. Nta n'ibyo nibaza ko bishobora kongeraho. Ubwo rero ariko iyo ndoto ikaguma igaruka. Kugeza aho rero ejo bundi mbonye ntangiye aho ndokorekeye, ntangira kubimenya noneho ko hari ikimana imbitsemo. Ubundi ngo Imana ntabwo irinda umuntu, irinda icyo ijambo yamushyizemo. Yego. Kandi ejo bundi natanze ubuhamya kuri Afrimax. Ntabwo bwari ubuhamya, ubundi cyari ikiganiro bishakiraga, ariko Imana igira inzira nyinshi. Numvaga ko maze gukwiza imyaka 60 nta kintu nkera, nta kintu ntacyo nibazaga ko naba ngikora. Ariko feedback y'ubwo buhamya, abantu benshi nyine barahumurizwa, abantu benshi bararokoka, abantu benshi nyine ndabona yuko ko hari ikintu Imana ishakaho. Abo bantu rero bari bo bashaka ko nzavugira Imana. N'Imana yarantumye, irandotesha, ndabyuka nkandika, nkabibona nyine ko ntabwo mvuye muri Amerika ari jyewe wisukumye ngo ndaje. Reka biba bimeze nabi, umeze nk'igihe roti yasukumaga nyine imusunika. Nanjye ati va mu murwa, genda iyo nagutumye. Njye numvaga yuko ujye kuburira ubwoko bw'iwanyu. Njye numvaga yuko nzaburira ubwoko, cyangwa nzabwiriza, cyangwa nzaba umukozi wayo. Nkundikaho ribivuga ngo irankunda, ese nkunda ntiyampaye umugabo, inkunda ntiyampaye ibiki. Nkumva nta kintu nyine inkundira. Ntabwo mwigeze mubana n'umugabo? Oya, n'ukwezi ntawe vraiment sinzi ko ari kwahari. Reka kuva muba mukuze gutyo muri imyaka ubwo ibaye 50, mukora ikiganiro icyo gihe yari mu mwaka ubwo ni 62. Ubu sibyo? Murenze mugira imyaka 32 mutarigeze mushaka? Oya, nta mariage. Hari n'igihe nigeze kurwara depression yabyo, najya mbona umuntu wambaye impeta ya alliance, umva nyine binjyanya ahantu. Ariko ubu byarashize, narasenze, byararangiye. None se umuntu uri kureba kino kiganiro yakwibaza ngo ntabwo ari ukwinjira muri privacy yanyu, ahubwo no kugira ngo abantu basobanukirwe ubuhamya. Kubera iki Imana yabageresheje kudashaka? Ese abo bana se muvuga mufite nabanyu mu nda mwababyaye mukiri mu byaha, cyangwa bimeze gute? Umuntu yabyibaza wenda avuga ati no umumama turi kuganira uvuga ko afite abana 4 ariko akavuga ko atashatse,
wenda umuntu ashobora kwibaza ngo babonetse gute? ya urabyara nyine twari tukiri muri ibyo byo kuvuga ngo ntiwarongorwa n'uyu uwo ushatse ko akurongora nawe ntimubane bugacya ukazabyara ugakundana n'undi mukazabyara okay. ya gutyo ugasanga ubyaye abana bane abana nabyaye mu nda ni bane ariko abo nareze cyangwa abo mbyara mu mwuka ni benshi birumvikana abana nafashije ni benshi nuko kudashaka nuko utarambagizwaga utakundwaga nuko wari ufite kondisiyo wenda wagenderagaho zikomeye cyangwa zarimitaga imishakire yawe byagiye biterwa n'iki wenda kugira ngo mugire imyaka 62 nta mugabo n'umwe urabakunda ngo umuntu afate icyemezo cyo kubana? sinzi ko nagisubiza gute gukundwa ndashobora kuvuga ngo gukundwa urashobora kuba warakunze wowe ukibaza ngo umuntu murabana murakundana akanagufasha akanagira gute ariko ufendefe wazajya kureba neza ugasanga ntabwo yagukundaga. mwegeze mikrofone nicyo babwira. sorry ya naho ubundi bwo imyaka ni myinshi yego ubwa mbere na mbere wibaza guti bizaza ni accident ibaye ariko kireturuva ya mariage washakaga ariko naho umuntu amariye kwakira agakiza ugasigara utegereje isezerano ry'Imana ya hanyuma ugasanga ugeze muri 60 ukavuga uti ubwo Imana ifite impamvu ariko bakavuga ngo nta mwana wavutse kuri shetani ntarema ya nta shetani ntarema kandi nta gitungura Imana. Abana banjye babayeho neza bose n'abakristo ndabishimira Imana ibifite impamvu. Muri Yesaya 54 harampumuriza hagahumuriza n'abagore bashobora kuba bagejeje iki gihe batigeze babona mariage kandi nkuko n'abafite mariage bashobora kuba bamerewe nabi yego cyane agashobora kuba yagiyemo. Je narabonye niyerekwa ry'abagore b'abakristo bakoze mariage ariko bafite abana bataraba abagabo babo. Imana yabantumyeho babyaranye n'abandi bagore yego akazinduka agiye muri twibature kumba giye kwibonana n'igipasiteri aho ngaho. Yesu oya muri abana b'abapasiteri muzaje mutubabarira tubivuge. Oya nibyo ni mu bivuga nta kibazo Imana izabavuna izabahana pe. Urumva rero izabahana. Waruvuze kuri ibyo yerekwa abagore baba mu ngo bafite mbese n'abagabo barerera abandi batabizi. Hari abantu arongorwa puru kurongorwa hariya waruvuze no ntiwabonye umuntu ugukunda hari n'uwabonye uwitwa ngo aramukunda ariko we akagenda atamukunda akagerayo akisigaranira agahungu kari aho ngaho kamubyarira kandi ari n'umukristo. Mu bapagani urumva rero nibisanzwe abagabo benshi bafite abana batari ababo bareza abana bitwa ko ari ababo ariko batari ababo. Ubwo rero jewe nimba naragize Imana nkanabimenya ngenda bishima Imana ibyo ndimo ndabishima Imana. Imana ishobora kuba yashaka ko mpumuriza abagore banzwe bagatanwa abana babo bakabarera bonyine ikaba yashaka ko mpumuriza kubereka yuko byose bitera ngode. ngira ngo ni ibintu byumvikana. Venansi mu buto bwe muri ya myaka y'ubutoya y'ubukumi yari ameze gute? Gute ndavuga mu bukumi bwawe muri ya myaka 22 n'itanu aho ngaho muri iyo myaka nyine y'ubukumi yari muntu kubera yuko twebwe twari impunzi ntabwo washoboraga no kwiga neza nkuko wagombaga kwiga. Hanyuma wakwiza imyaka 10 jewe natangiye kurambagizwa kwanza mfite imyaka 16 ariko bikagenda byanga sinzi igituma hari mu byo bita karande hari
hari nk'ibyo by'ubwoko twabaga turimo abantu warongorwa n'umurundi ntiwarongorwa n'umuki kandi fendefa akazaba ari ukurongora cyangwa ngo ntiwagira gute ibintu nk'ibyo. Ubwo rero njye nakwije imyaka 19 ndibwira mu mutima ushobora kuba utarakizwa ariko ukaba ufite ikintu mu mutima muganira muvugana n'indoto. Nararo nagize inzozi zo kuvuga ngo nzateka kuri cuisiniere. Ndibaza ko icyo gihe nari maze kubona nka cuisiniere y'amashyiga 2 gusa. Ntibaza ukuntu nka kujya Yosefu yavuze ati nzabategeka muzamyonamira. Ubwo rero nkabigumana gutyo turetse ko hari nk'igihe wasangaga wana bakurambagije ukananga ariko ugasanga nawe nimba ari kwiroga nimba ari iki ariko ugasanga fendefe urinze kubyara abana 4 utarakora mariage. Kandi icyo gihe mariage yari ifite agaciro cyane ndi n'imfuri wacu. Ubwo rero binda bigera icyo gihe ndabyara umwana wa mbere byashoboka ko tubana n'umugabo ntangira kumutunga ndi jyenyine. Mbyara umwana wa kabiri byashobora ko tubana cyane wa gatatu bisanzwe ariko bwa mbere nari navuze nti ninkwiza imyaka 19 nzibyarira. Twabaga twibaze ibintu byo kurogwa cyangwa uvuga nizo zakarande ntabwo twabaga tuzizi wibaza aho n'uburozi ukarambagizwa ariko nturongora ukavuga utubwo nabandoga. None rero jewe ko amashuri atakomeje ubwo nzibyarira ko nyine umuntu mugakundana yagutwaye bikaba byaba ari byiza ariko atanagutwaye ukaba waramaze kubyisetingamo. Nakwije imyaka 20 rero mfite umwana. Kwa kundi wajya kubivuga abandi waba babyaye nyuma y'imyaka 20 birumvikana. Ntabwo nagiye ntinda bagiye basumbana nk'imyaka 2 gusa. Baje basumbana imyaka 2 wa nyuma no yes kuba mwararengeje mugeze mu myaka wenda za 30 kudashaka bifitanye isano no kuba hagati y'imyaka 19 na 30 mwari mumaze kubyara 4 kandi nta mugabo muri abana. Hari aho bihuriye niyo sano cyangwa ni cye gikomere waba warahuriyemo muri ubwo buzima bwari urimo icyo gihe reka mvuge wenda bwo kudakizwa utarakira agakiza. Birababaje iyo wabyaye ukabona abandi baraza haraje umuntu w'umupapa araje aravuze felicitation nta felicitation nigeze mbona nta wari kuyima. Papa yarankundaga ntabwo namurenganya. Mama ndamushimira neje bundi naramushimiye yaranyakiriye muri byose najyaga kubyara akaza kanyarika uko babyita kwarika. Ntabwo nabonye umugabo wo kubana mu nzu cyangwa ngo dukore mariage ariko ababyeyi banjye nta kibazo Imana yarakoze. Tureba kuri chaîne yawe yitwa Inkuge Yera TV twabonye ko mu buhamya abuto mwahatanze mwavuze yuko impamvu mwakoze iyo chaîne harimo ngo no guhumuriza abantu babana n'agakoko gatera sida kubera yuko namwe mwakanduye ryari. Ni muri icyo gihe cy'imyaka mikeya mu buto bwanyu nyine kubera ibyo mwanyuzemo byagenze gute kuba munatinyuka kubivuga abandi benshi barabitinya nacyo mwagira icyo mukitubwiraho kuyoboka Imana kuko n'ubundi twabonye mwaragishyize hanze. Kiriya ni ikintu naramaze kwiyakira kandi abantu benshi bagiye bandura bakikumira cyangwa bakigunga bakaba kuba nk'abanyamibembe bavuga ko kuba izore kubashyira ahantu habo
kubaha akato. kubaha akato. Yes. Sasa nagiye mbona abantu bari barwaye sida icyo gihe babaha akato, ugasanga n'umuntu mbese ntiyemera kubivuga. Twebwe rero aho twagiye tugenda bakaduha amahugurwa, tugasanga kandi noneho iyo uri gutembera, iyo uri ugenda mu bindi bihugu usanga sida ari n'indwara isanzwe. Ubu ngubu ntabwo nta diyabete, ndi munini ariko nta muvuduko w'amaraso babyita gutyo. Yego. Hypertension. Hypertension, pressure, ntuze cholesterol iriya y'amavuta, ibiki abyo byose ntabyo mfite. Kubona rero icyo gihe barabifataga nk'ibintu umuntu nyine urwaye, mbese byari byasimbuye nk'abarwaye ibinyoro cyangwa abarwaye imibembe. Kandi aho tugeze mu Rwanda aho bari batangiye gutanga imiti amabacterium, ariko ukabona yuko ari n'abantu bagapfa bihisha. Ubwo rero nashatse ikintu ni nk'ubutwari, naho umuntu ativuga ibigwi, ni nk'ubutwari kubivuga, kubera ko nabonye feedback y'abantu benshi. Abasore bayivukanye, yego, abahungu bayivukanye, 1994 abantu bafatwaga ku ngufu, yego cyane, bakihisha. Yes. Kandi ntafite uwo ari bubwire. Yabona wowe rero urabivuze, umaze iyo myaka, bikamuhumuriza, akaguhamagara, mwaganira, mwasenga. Hari umusore mbuze igihugu cye, ariko ni benshi baba bakibamwe. Hari umusore uba mu Bwongereza. Nuko rero wawo umusore wo mu Bwongereza ngo bigenda gute? Kubera ko yararangije amashuri, kubera ikigare, kubera ikigare yiretruva yakoze icyaha cy'ubusambanyi. Hanyuma we ntiyibuka yuko ashobora gusambana ariko ntiyandure. Ajya kumenya ko baba XB bari banduye, bose baranapfa. Harimo nimba ari babiri bapfuye. Ajya mu Bwongereza afite ubwoba. Ahageze ubwo arwara depression. Nyine abonye ngewe nabivuze kuri Afrimax, arampamagara. Yego. Arambwira ati mfite ikibazo kinkomereye. Ndumva kugira ngo nzasubire mu Rwanda nakwiyahura ahubwo. Yes we. Ati no kwiga birananiye niki. Ubwo rero ndabanza turasenga. Hanyuma turasenga, ntabwo yanasengaga ariko turasenga. Ndamuganiriza, mwereka abarwaye diabete, mwereka abakoze amaksida, mwereka yuko n'urwaye sida ashobora kubyara, ashobora kurongora, ko yabanza akajya kwipimisha. Ubwo rero nicyo gituma n'abantu benshi bakuma basaba gufungura cyane. Ubwo aragenda yipimishije, asanga ntayarwaye. Rega. Haleluya. Asanga ni muzima. Ese ubwo bwoba bwose yabugiraga ataranipimisha. Ubwo aragenda afata, yari yagiye kugura agatesti, araza aripima wenyine. Aravuga ati sinabibwira umukozi w'Imana, ntaragenda kureba neza. Yego. Aragenda ajya kwa muganga hafi ye, bamubwira ko ari negative. Ati oya, ibi ntibishoboka. Agenda nyine muri generale hospital, aragenda nyine baramubwira ko ari negative. Arapima ibipimo bine, asanga negative. Azashima Imana, ariko bimuha kwirinda. Noneho urumva bimuha kwirinda. Urumva icyatumye cyane mbizana n'abana b'abasore ndi gukora. Abana b'abasore barihebye, bakanga ba nyina, bakanga ababyeyi babo, nk'abavutse bayifite, akajya kubimenya atinze. Yabimenya atinze bigatuma adasubira kwiyumvamo mama. Yego. Ubu rero ndabigisha, nkabahumuriza, nanjye kujya kubavugisha mbanza gusenga ukwanjye. Birumvikana. Imana ikamfasha. Nababwira, ugasanga urubyiruko baranyibwiye nyine ko naza nkakora nk'akantu ka club, bakajya bahura. Ndabahuza bamwe, ubu ntangiye kubahuza. Hari abatangiye kubana,
ku bana gushyingiranwa gushyingiranwa nkabereka yuko ari ibisanzwe umukobwa agakuza imyaka 33 atararongorwa atinya wajya kumubaza ngo mugakundana afata imiti agira gute ariko hagera igihe cyo kuvuga ngo babane agatinya kukimubwira cyangwa n'ukimubwiye agahita bimuva agahita agira no mu barokore yamara kumva ko afite sida akaba aciyeho ni byinshi rero ubumwe mu mazi igihe kingana iki mubana n'ubwandu ni ukuva muri 90 aho nkeka ni 92 muri 92 yewe ubu n'ubu ni imyaka 30 unatangiye imiti muri 98 twafataga amabactrime muri Gikondo ariko nyine bahaga abantu b'abasingo maza bose ntabwo bareberaga ngo bagupimye cyangwa bagize gute ariko hari na bamwe bapimaga ntibabibabwire kubera ko benshi bahita kabiyahura hanyuma ariko muri Tanzania natangiye imiti ari muri 2004 urumva n'imyaka myinshi hari ukuntu iyo umuntu amaze gukizwa agiye mu kirokore hari uburyo Imana imuha amasezerano menshi mu buryo bugiye butandukanye umuntu ashobora kwibaza ngo uyu mumama yamaze kwiyakira burundu yuko atazigera ashaka cyangwa aracyategereje isezerano ry'Imana mu buryo butandukanye impamvu mbibaza ni ukubera yuko abantu bemera ko Imana ivuga hari ukuntu Imana ivuga ibintu kandi Imana igiye gukora n'ibintu ikunda gukora ibintu abantu batabonaga ko bishoboka ariko nyine mu bumana bwayo yikaba yabikora none Venance turi kuganira burundu nta gishatse byararangiye cyangwa aracyategereje isezerano ry'Imana mwizina rya Yesu mama amasezerano yo hari igihe Imana iguha amasezerano kugira ngo aguherekeze aguha imbaraga zikugeza kuri destiny atazasohora se nukuri ntaga amasezerano yose ariko asohora ariko adasohora ubwo n'Imana ntabwo ari Imana iba yarayavuze Imana yonyine ariyo yayavuze kandi ivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora akagira gukiranuka mu gihe abitegereje ndashobora kukwereka example imwe Samsoni nyina bamubwiye ko afite umwana ukomeye cyane uzakorera Imana uzagira gute byagenze gute ntibyakatiye hagati na hagati hari ubwo bigeze babimubwira Samsoni hari ubwo nyina bigeze bamubwira yuko azakigeramo bigafegiringa yego iryo jambo niryo dukunda kugira ariko tugomba kuzagira n'abantu baza bakazana impinduka naguma nkabwira abantu ngo ejo n'ejo bundi ngo nzarongorwa no mu muco wacu muri Amerika byo nta kibazo no mu muco w'abanyarwanda kuvuga ngo ndi gushyingira abana ngo nanjye ngo ndategereje icyo nari ntegereje isezerano nari ntegereje rya mbere ryari isezerano ryo gukira sida ntabwo nayikize yego ariko n'ubu ngubu nta kimbuza nta kintu sida iri kumbuza ni nka tayito yo kuzabwiriza abantu no kuzaba bagafashwa bakamenya ko wakiriye Yesu ashobora kubibamwo no kuba niyo inkuge yera niyo cano y'inkuge jewe nari navuze vidura kubera ko abantu bamviduriragaho ibintu bari barabitse abantu benshi baramwa vidura ni ikizina kibi kivugitse ni societe iranga inkuge rero ahantu Imana yakurindiye ikakurindira muri iyo sida ikakurindira mu bindi bintu byose mu busingo mother ukarera abana bagakura kandi hari abandi bari bafite ibitagenda bapfuye cyangwa bacitse amaguru cyangwa barwaye diabete bakabaca amaguru hari umudamu wigeze ku telefona twari twarabona ni Mwanza arwaye diabete ambwira ko bamuciye ukuguru urumva yarategereje ko kwa kundi nasize arwaye ko bazaguca nako
urumva rero genda cyagendera ku maguru yose wabonye ko no ku mayisikariye ngenda ndatambuka nkagera ahantu ndacyitekera ndacyakora ibintu byose ibyo nifuje kurya ndabirya aho nakoreye naboneye inzara ariko ubu ngubu ndarya ibintu byose urabona ko nsa n'urya sida nta kintu ntwaye niryo sezerano nari mfite rya mbere ryo kuzakira sida mariage yo nayibwirwaga kera umugabo araje ukamutegereza ukifata neza ukitegura ukagura ibintu byose n'ikamambiri azambara umugabo tumutegereza nka Yesu banza azazanye na Yesu ubwo ni mu myaka ya za 30 gutyo kana muri 55 nejo baraguhanuriraga ati araje nageze muri Amerika umuntu arampamagara atanzi ati ugiriwe neza umugabo wawe aje ameze gutya na gutya ni n'umunyamerika ese nakwikoza umunyafrika imyaka igeze muri 5 n'uwapfa gushakishiriza no muri Afrika bikanga hakaba n'uwo wemerera ukamwemerera neza byagera hagati Imana ikazana nk'igipica kimwe ukavuguka igipica ifoto nagize ngipici nari ifoto cyangwa indoto yes ukamurota umubona noneho ubona uti noneho ibyo ni ibiki ukabizinduka unabroka cyangwa unabivamo ubwo rero Imana ifite yizi nta mugabo navuga ngo kose namujyana kereka ngiye nko mu Bushinwa nkahita nihishayo none ariko niba ari Imana yabivuze bizasohora hahirwa uwizera ko ibyabwiye n'umwami Imana bizasohora kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri ni Imana idashobora kubeshya ni Imana igisohoza amasezerano kuba mufite imyaka 62 ntabwo bikuyeho urabivamo ukanasenga n'amasengesho yo gusezera igahita izikakwereka Sara nawe ukajya kudisikita hagiye disikata n'Imana ukavuga utese Sara ko bakwizaga imyaka 400 500 na 600 twebwe tukaba turi no gukwiza 70 ari APN n'iyi ngiyi nyigisha Imana ubwo ngubwo Sara n'umugabo umugabo yabaje gukora iki bagahita baguha umubwiriza kabiri ya ndumva ari umubwiriza kabiri udusaza tubiri ngo tugomba kamwe kaguye kandi kakabyutsa yego nzashaka umuboyi uzajya mbyutsa korope anambyutse ubwo by'abagabo imbese turetse na brage urumva ntabyo uteganya muri bo yego Imana yo ntabwo ishobora kureka kubikwereka ikabikwereka ikanamukwereka nigeze no kubona umugabo witwa Jean Paul uriya ni n'umukristo ukina amafilime wigeze gukinana na Gahongayire yego ikigeragezo cy'ubuzima ndibaza yes ari umufiance we ari umugabo we muri filime ni ikigeragezo cy'ubuzima uriya namubonye yamba kandi mu masengesho bimaze n'imyaka nk'ine 3 gutyo mubona ntituziranye yego mubona yambaye ikanzu ya indi y'abapadiri cyangwa abasenyeri ifite ibintu mubona araza anyereka umugabo apfukamye arama ngo pfukama nawe afite Bible n'ikintu sinzi ngo pfukama nawe usengere uyu mugabo ni wowe umugabo wawe ubwo wari wo wabwira ari jye wabwira ubwo ngira ngo ni umugabo ujejo cyangwa hirya yejo ntangiye kureba muri message ko hari umuntu wabanyandikiye ubwo rero kugeza ubu ngubu nimba nzagenda nkabaza Paul nimba urumva rero ko hari n'ibintu biza uretse ko na shetani nawe nyene atuvanga hari igihe Mose yatumwe kuri Farawo aramubwira ngo nakubita inkoni hasi
baramwemera mbese Mm. yakubise inkoni hasi ariko na ba bandi b'iruhande nabo barazikubita. barakubita. Kandi zose zihinduka inzoka. Ni inzoka Cyo yego. si ukuvuga ngo ni inzoka ntoya cyangwa inini. Mm. natwe n'inzozi nazo ziba ari inzozi ari nini ari iyera ari igira gute kandi irimo n'igikristo. Ubwo rero urumva sinzi ntabwo nahamya ngo nkomeze mvuge ngo umugabo numva ko ibyo ngibyo byarangiye. kandi Yesaya 54 haravuga ngo ingumba. Ingumba ni gukoma induru cyangwa ingumba zizabyara zizasimbuka. ingumba ngo ni ikoma induru. Ni ikoma induru mbese babivuga gute kuvuga cyane. Ya ivuge irangurure. Yego. ariko mbese umubabaro we ngo kuko n'abafite abana babaho nk'abatabafite. urumva ubwo hari hasi rero nko ku murongo wa 4 aravuga ngo niwe mugabo w'abapfakazi. ngo umugore udafite umugabo nagenda avuge ngo umugabo wanjye ni Imana. Yesu. kuko ari jyewe uri Imana. ni Imana yabyivugiye. kuko ari jyewe wakubeshejeho. ni jyewe n'abariya bose wagize. ni jyewe ukuje. ni jyewe mugabo wawe. ariko se koko iyo bavuze ngo Yesu ni umugabo w'abapfakazi ubona ari byo koko nkawe wenda umaze igihe kingana gutya wenda mu siribateri reka bari ko mvuga ubona koko Yesu nyirakubereye umugabo arenze no kuba umugabo. nakubwiye ngo abagore bagize mariage ariko bakaba bafite n'abana bataraba umugabo wabo. kandi tuvuge yuko ari n'abakristo. nk'uwo nguwo koko unagenda no gusenga. nanjye wari undi mu byaha Yesu akandindira abana. nigeze kugira isengesho inzu nabagamwo yari ifite amayesikariye. mpagarara ku mayesikariye ngo Bikira Mariya ngo nawe nta mugabo wari ufite. urumva iryo sengesho ry'ubupfu. Yesu urumva iryo sengesho urumva ukamenya Yesu ni umugabo wacu. Wow. ngira ngo ni ibintu byiza. hari abamama bari kureba kino kiganiro ni abapfakazi abandi ni abakobwa bagumiwe nyine babuze abagabo batigeze bashaka abandi ni urubyiruko cyangwa ni abarwayi ba sida baba mu gahinda no kwiheba no kwiganyira mu buryo butandukanye bitewe n'izo ngorane zose zagiye zibashyikira. abo bantu ni ubuhe butumwa bw'umwihariko wabahereza nkawe wabinyubayemo ukibirimo? abo bantu bose bababaye gutyo ni abagumiwe n'abapfakazi n'imfubyi abo banze ababenzwe. hari umukobwa uri kurira yuko fiyanse we yamubeshye imyaka myinshi akaba yamaze kumubwira ko yabivuyemo. yarongoye uwundi. bafite umubabaro n'agahinda bitandukanye. abo bantu bakwiye ihumure ry'abantu bafite experience muri bene ibyo bigeragezo. niki wababwira mama? Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. ikintu cya mbere Imana iba yaguhaye umuntu atazaguha ni umwuka. uzi ko abazungu bagerageje baratanga umwuka ariko bakawugura ariko n'uwo mwuka ukagendana ibibomboni ukagira gute. wowe wa muntu we wasigaye si nk'umuntu wasigaye mu ntambara abantu be bose bagashira ariko Imana ifite ikintu yagusigarije. nshobora kuvuga aka kantu. ejo bundi nari ndi gusenga ntabwo ari ejo bundi ni muri nka 2020 ndasenga 21 ndasenga hanyuma mbaza Imana umwana nari natwaye muri Amerika ndagerageza ukuntu yarokoka akaba umukristo akagira gute abivamo yaramaze kuba n'umwarimu yigisha. urazi ikintu Imana yambwiye ngo uzi gute ko ataje kubyara uriya mwana akazaba umuvugabutumwa. wumvise aho hantu? Yego. mbese wowe banze
ariko ukaba ufite nk'abana wowe udafite umugabo ariko Imana yo izi impamvu uriho banza ugarukira Imana uyishimire unayibaze utese koko kugira ngo ugumeze kundinda kubera ko hari ukuntu tuvuka ukaba wapfa hari ukuntu tuvuka ukaba warugwa n'uburozi mu Banyafurika turetse no mu Banyafurika no muri Amerika ibi byose ukabikira abagendera mu modoka ukaba wakora accident kubera iki Imana wewe banza wibaze kubera iki Imana yandinze kubera iki Imana yakurinze Imana yakurinze igufiteho umugambi ntubone ngo urarara ubusa kubera iki waburaye ariko uriho hari umuntu nigeze kubona muri hari 98 gutyo hari umuntu wari waje igikondo avuga ngo avura sida umugabo avino inyamirambo yari umugabo ufite imodoka nziza yari umukire ariko ari umuswahili nk'umushehe gutyo yaraje aje kureba uwo muntu ngo amurebere ko yamuvura adashobora no kurya n'akantu na gatoya yari afite amafaranga afite n'ibipangu nuko ntamenye izina rye namubonye uwo munsi gusa bukeye arapfa ariko jewe utari ufite umugabo utari ufite amafaranga utari ufite icyepfo cya ruguru na famiye ziraguhinduka iyo nta utagize ubukwe utagize gute bakagusuzugura yego ndacyari ahangaha n'uwo muntu rero uwo mukobwa aho ari hose niyumve yuko Imana imufite umugambi ayihindukira afukama yishime arebe ikigiye kumukoresha ngira ngo ni ibintu byumvikana kandi ubu butumwa ni bwiza cyane uyu mubyeyi aguhaye araguhumuriza ngira ngo ni nayo ntego y'iki kiganiro hari abantu benshi bari bukorweho bari busubizwemo imbaraga kubera ubu buhamya ngira ngo umuntu yabwita igice cya mbere ntabwo nibirebire cyane tuzagaruka afite chaîne yivuga butumwa anyuzaho ubuhamya bwe buri mu ma episode mu buryo butandukanye ni chaîne yitwa Inkuge Yera TV iri hasi y'iki kiganiro tubwiye ko yayikoze mu ntego zo kugira ngo ajye ahumuriza abantu abigishe imbabazi ni ikintu kigora abantu mbere yuko twagana ku musozo ni yihe nama wagira abantu ku gutanga imbabazi byananiye ni ikintu kigoye yego kandi nivuga butumwa ririho ubu nta muntu urumva nta bantu benshi bumva mbese nta bantu bari kuvuga ku mbabazi ahubwo perezida perezida bwe akaba ari uvuga ati ni mubabarirane musabe imbabazi perezida Paul Kagame wa Repubulika yego akavuga navuze nese niwe pasteur ahubwo ibyo abapasiteri batari gukora we ari kubikora ubwo rero muri Mariko 11 ku murongo wa 24 harabitubwira kugeza kuri 26 ati wowe icyo uzasaba cyose ati Uwiteka arakubwira Yesu arakubwira ngo icyo uzasaba cyose mu izina ryanjye nuhagarara usenga ngo ibintu byose uzabihabwa ibyo uzasaba byose uzabihabwa mu izina rya Yesu bagashyiraho akabaza ariko ni wibuka ko hari umuntu wakugiriye nabi ntabwo bavuga ngo umuntu wagiriye nabi ni wibuka ko hari umuntu wakugiriye nabi subira inyuma ubanza ugende musabane imbabazi urumva yego ngo niho na so wo mu ijuru azaguha imbabazi mbese ni rwo rufunguzo rwo kubona ibyo usengera ubwo twebwe turasenga tukagenda tugasenga tukazageza akanyarira kandi urafite umuntu w'umubanyi aho ngo uyu ibyo yankoreye ya masengesho yose abaye neutralize urayanaterarije kubera ko irabyivugira ngo no muri rya sengesho rya Yesu intumwa nizo zamubajije tese kugira ngo dusenge neza twasenga dute dawa twese uri mu ijuru etc ukagera ku murongo wa 14 utubabarira ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira batugiriye nabi ariko se mama buriya iyo wenda ugeze aho ngaho uri gusenga iryo sengesho ubona nta bantu uwo murongo ucira urubanza koko nibyo Imana itubabarira ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira baducumuyeho
nigeze kwigisha ndavuga nti mwebwe hari akantu mukuramwo mukakirengagiza ako nkuko banza ugenda ugapime ni ku munzani Imana ikubabarire nkuko nawe ubabarire ariko sha urakavuga ukumva na akantu koroshe Imana iza ipime ku rugero nawe ubabarira abari kwikubabarira ubona ari abantu wahumvise nawe uragenda watwese uri mu ijuru utubabare nko korake turatugire nabi yagira imbere ngo wowe ngo nibyo wankoreye yego this urumva hariya naho yamubwiye ngo ibintu byose usaba uko byaba bingana byose ni ibyawe mu izina rya Yesu ni ukuri ndabiguhaye kandi urabihawe wowe ukagenda ngo nabihawe ariko arakubwiye ngo ariko ntabwo akoresha akantu kanini arakubwira ngo nkuko ariko niwibuka kereka niba utabyibuka kandi nta muntu wakugiriye nabi wibagirwa ngira ngo ni ibintu byumvikana bakunze iyobokamana TV mwe murebe ikiganiro nk'iki buri wese abitekereze uburyo dusenga data utubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumiye kangahe bangahe ubabarira ku munsi bituma uvuga ngo Imana ikubabarire nk'uko ubabarira abandi ni isomo rikomeye ne equation ni ikibazo umuntu wese akwiye gutekereza maze bikatwongerera kugira imbaraga zo gukomera umutima tukababarira abaduhemukiye dore ko tuba mu isi ikomeretsa kandi burya abantu nibo bakomeretsa abandi ukwiye rero gutunga imbabazi muri wowe kugira ngo nusenga ngo data umbabarire nk'uko mbabarira abandi bitazagucikira mu rubanza ubwo Kristo Yesu azabagarutse hanyuma hari akandi kantu umuntu aragenda agasaba agasenga akavuga ngo maze imyaka ingahe ndi mu isezerano wananiwe kubabarira wananiwe kubabarira kuko niko rufunguzo genda urebe muri Mariko 11:24 umanuke harakwereka yuko hari icyo utarakora ariko amasezerano yawe aba yaraje uzarinda upfa amasezerano yawe atageze saba murakoze ngira ngo n'ubutumwa bukomeye ni no kuri ubu butumwa dusorejeho kino kiganiro reka dushimire cyane uyu mubyeyi wateye intambwe agafata indege agahaguruka muri Amerika akazanira inkuru nziza abanyarwanda irimo impuguro nk'izi ngizi yigeze ambwira yuko gukora uru rugendo ntabwo ari we wizanye ahubwo yaje azanywe n'Imana kugira ngo aguhe ubuhamya kugira ngo akorere Imana yagutumweho rero wowe iki kiganiro ntukibone nk'ikiganiro gisanzwe ahubwo wumve ko ari ubutumwa bwawe Imana yakugeneye binyuze kuri uyu mubyeyi ndetse no kuyobokamana TV afite chaîne yivuga butumwa rero nkuko nabivuze yitwa inkuge yera TV iri munsi y'iki kiganiro kuyisura gukora subscribe gusharinga iriho na contact ziwe wabasha kumubonaho byose ni muranyura aho ngaho kuri iyo link iri munsi yanyu mama reka ngushimire cyane kuba wateye intambwe maze ukaduha uyu mwanya ukatuganiriza Imana hidakiranirwa ngo yibagirwe imirimo bera b'Imana bakora iguhereza umugisha cyane nutagwisari ntuzabura kubona umusaruro w'irivuga butumwa uri gukora uradusengera Imana kugira ngo iriherekeze maze rigende rikore icyo Imana ishaka mu mitima y'abakurikiye iki kiganiro murakoze dusenge Mana y'isi n'ijuru Mana waremye isi n'ijuru twongeye kugaruka imbere zawe kibirenge kizima turagushimiye ko uyu munsi w'ibitangaza ni ibitangaza kubona twabonye umwuka w'abazima ni benshi baryamye ntibabyutse twebwe nta gikuba turumva ni benshi bifuje kubona uyu munsi batawubonye turagushimiye kuri iki kiganiro turakwinginze ngo gisige amavuta ugisige amaraso yawe Yesu Kristo turakwinginze ngo tukidumukize muri ayo maraso yawe Yesu uzacyumva cyo wese kizamuhumurize uzafungura iyobokamana azagire guhumurizwa uwari we wese azarira mukayibonye kandi natwe turi aha ngaha abakoze bose abagikozeho bose Imana ikomeze ibaha umugisha ibaha imbaraga ibahe ihishurirwa rishyashya natwe ukomeze dukomeze mwami dutangirane nawe tuzarangirane nawe